gusenga turahumiriza none se hari aho ijambo ry'Imana rivuga ngo nidusenga duhumirize oya ni ibyo twigishijwe abantu benshi nyine bibwira ko iyo bubaka urusengero rwo kwisi bubaka inzu y'Imana gusenga everyday gusenga buri munsi nusenga uzanesha nunanigwa gusenga uzaneshwa senga bakunzi bagusenga everyday twongeye kubashimira n'ubundi dushimira abantu bakoze subscribe dushimira cyane abantu twabanye muri bibyigisho 13 bijyanye na eschatology pastor yagiye twigisha yagiye navuga dusengera mu bihe bitandukanye kuri ibyo byigisho byose 12 twatagiraga dusenga tukarangiza tunasenga nkaba numva tugiye gukrotira noneho tugiye gukora close ikrotira ibyigisho 13 bijyanye na eschatology ari cyo cya 13 tugiye kwiga dushimira abantu twabanye nabo dushimira abantu bagiye babana natwe mu gihe gitandukanye bagiye bategereza wenda yuko isomo rizira ku gihe ntirize barihanganye ariko ndumva yuko ibyigisho biri kuri YouTube channel abantu bakomeza kubisangiza n'abandi bantu n'ubundi bakazajya bagenda babikurikira ndongeye kwakira pastor n'ubundi agiye gutangira dusengera atangira twigisha noneho kubijyanye n'ikigisho cya 13 anaduha conclusion y'ibitware twatangiye ni karibu Mana turagushimiye turaguhimbaje ugize neza kuduha umwanya mwiza wo kugira ngo twongere dusangire ijambo ryawe turagushimiye ko waturinze ukarinda ubugingo bwacu n'ubuzima bwacu tukaba tukiriho mu minsi yacu kurama twabonye ukuboko kwawe turacakomeza no kwamamaza ishimwe ryawe rwo butumwa bwiza nkuko inshingano ikomeye waduhaye yo kwamamaza ubutumwa mu mahanga yose kugira ngo duhindure abantu ndagushimiye ko ijambo ryawe ari umutsima utera imbaraga ijambo ryawe nyagasani yahumetswe nawe kandi rigumaro yo kubaka no gukosora kandi rikagera ku muntu wese kugira ngo umwizera wese agere ku rugero rushitse rwo gukora imirimo myiza urabana natwe mwami tugiye gusoza eschatology ku cigisho ca 13 ingoma y'iteka utuyobore uhe abigishwa bawe bari mu mpande enye z'isi kubikurikira kugira ngo bashe guhembura ubugingo bwabo kandi rushoho kwitegura kugaruka kwawe kuko ari eschatology mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena turaganira ku gice cya 13 citwa ingoma y'iteka nkuko twatangiye twavuze ko iki cigisho cyacu kizwe n'ibice 13 igice cya mbere twaganiriye ku bihe birindwi Imana yagendeye isi igice cya kabiri twaganiriye ku buturo bw'Imana cyangwa aho ijuru riba igice cya gatatu twaganiriye ku byumweru 70 igice cya kane twaganiriye ku bimenyetso biranga iminsi y'imperuka igice cya gatanu twavuze ku rupfu igice cya gatandatu twavuze ku bihe byo hagati igice cya karindwi twavuze ku muzuko w'abera igice cya 8 twavuze ku murage w'abera igice cya 9 twaganiriye ku bahamya babiri igice cya 10 twaganiriye ku ngoma y'imyaka igihumbi igice cya 11 twavuze ku muzuko w'abanyabyaha igice cya 12 twaganiriye ku murage w'abanyabyaha ese bazahembwa iki twavuze ko abakiranutsi n'abanyabyaha bazahembwa igice cya 13 turi gusoza ni ingoma y'iteka ubundi Imana irema ijuru n'isi yabagaho kandi biremesha intoke zayo kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibintu byose yabiremesheje intoke zayo hari aho yari ihagaze rero abantu baje babyibazaho cyane ariko iyo dusenga tuyitirira ijuru tuvuga ngo data wa twese uri mu ijuru tukanarebayo ico ni ikinyoma kuvuga ko Imana iri mu ijuru ahubwo Imana iba hose ijambo kuba ijuru ni ugusumba byose ariko ntabwo ari iryo juru yaremye ahubwo vuga ngo data wa twese uri mu ijuru tukareba hejuru ni ukugaragara ko uburebure bw'Imana bwaba busumba byose ariko Zaburi 139 tubwira ko Imana ni kuzima arahayo iyo abantu bavuze ngo Imana ibikuzimu batekereza ko ari ukuyituka oya Bibiliya ivuga ko kuba hose bisobanura ko ari ukuba mu ijuru ari ukuba ni kuzimu nkuko ijambo ry'Imana rivuga ngo naguhungiraye nubwo namanuka nkaje kuzimu kundi bayisi ngasasa y'uburiri bwanje urahari naja mu ijuru kubicu asumba byose naho urahari naza kumpera z'isi kasikasi nikusi aho naho urahari ubwo rero ko Imana itagira ingabano ariko ijuru yaremye rikagira ingabano kuko ijuru ntabwo riri kuzimu ariko Imana irahari nuvuga ngo kuko iruta ijuru n'isi bifatanye nizo mpamvu bavuga ngo Imana iba hose hariya Imana yaremye ijuru n'isi iba mu kintu cyitwa iteka iteka baryita iteka
pastor twakomeza hari ibintu byinshi byagiye bidutungura nyine bishyashya wagiye utubwira ugasanga ukuntu twafataga ibintu ntago ariko bisanzwe bimeze ubwo none abantu bavuga ngo data wa twese uri mu ijuru ko tuzi ko biri muri dawe uri mu ijuru n'ubundi wa mugani nka babene wacu ubwo ntago cyaba ari ikibazo se kuba ryaragiye mu isengesho ijambo rimwe risobanura ibintu byinshi bitandukanye iyo uvuze umusaraba ushobora gusobanura imbabazi ugasobanura urupfu ugasobanura inshungu nubango nijuru naryo risobanura byinshi kuko ubushize tuvuga ku juru twavuze ko hari amajuru ane ryo muri data wa twese uri mu ijuru risobanura ni ugusumba byose gusa ubwo ni ijuru rivuze eternite ni ugusumba byose biri hejuru ya byose ni ukuba hejuru ya byose ariko twarigishije ko Imana iba hose tuyita kuba mu ijuru kuko iruta byose ariko yiba hose niyo dusenga nubwo turarama ariko no hasi y'isi bihari ubwo rero nuko twigishijwe ahubwo ngo turebe hejuru niho iri ico gihe tuba tuyihaye ingabano tuvuze ngo Imana iri mu ijuru gusa ntiri kuzimu tuba tuyahaye ingabano ubwo ntago tuvuga ngo iri mu ijuru iri ryo mu kirere turi kureba oya ahubwo no kuvuga ngo isumba byose nico bisobanura ubwo rero kuko itagira ingabano ikabiri kuzimu nkuko Zaburi 139 tubwira nukuvuga ngo dushatse twavuga ngo data wa twese uba hose akaba ari byo bigira inzira y'imyumvire myiza kuko tuyihaye ijuru gusa byatwatekereza ko hano tuhagaze idahari none se ubwo ikibazo nuko no mu ndimi z'amahanga iyo urebye nyine bavuga ciel nyine yo mu kirere ubwo cyo baba bari kuvuga ariko ibitekerezo by'abantu aba no kuvuga ngo igisumba byose bimeze nkaho iyo tugiye gusenga turahumiriza none se haraho ijambo ry'Imana bavuga ngo nidusenga duhumirize oya ni ibyo twigishijwe iyo tuvuga ngo Imana iba mu ijuru gusa tuba tuyihaye ingabano tuba tugabanije uburebure bwayo n'ubugari bwayo ahubwo ikuzimu ibayo ikasikasi ibayo naho mu ijuru ibayo tugivuga ku majuru twavuze ijuru ry'imvura n'ibiguruka tuvuga ijuru ry'ibiva binini tuvuga ijuru ry'abamarayika tuvuga n'ijuru risumba amajuru yose aho Yesu yagiye akaja hejuru y'amajuru yose akicara iburyo bwa se twabiganiriyeho ubwo rero kuba mu ijuru ni ugusumba byose si ukuba muri yangabano y'ijuru kuko Imana ntigira ingabano ubwo noneho rero ijuru Imana yaravuze muri Yesaya 66 umurongo wa 1 ngo ryaba intebe yanje isi ikaba intebe y'ibirenge byanje mwanyubakira nzuki abantu benshi nyine bibwira ko iyo bubaka urusengero rwo kwisi bubaka inzu y'Imana ni nako bavuga ngo abantu bagiye mu nzu y'Imana ariko si inzu y'Imana inzu yubatswe n'intoke z'abantu irabidakwiye mu ijuru irabidakwiye mu isi none ikwe mu nzu yubatswe n'intoke z'abantu ibyakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 24 haravuga ngo Uwiteka ntabwo azatura mu nzu yubatswe n'intoke z'abantu kuko atakwiramo Yesu nawe yabwiye uwari ugiye kumukurikira muri Luka 9:57 aravuga ati ingunzu zifite imyobo yazo n'inyoni zo mu kirere zikagira ibyari byazo ariko umwana w'umuntu ntagira harambika umusaya bisobanura ngo nta nzu wakubaka ngo Yesu ayikwiremo ahubwo icyo Yesu yifuzaga ni ukubona uburukiro mu mitima y'abantu kuko yikwirakiza mu mitima yacu twese akahakwira ahantu rero ubuturo bwera bw'Imana ni umutima w'umuntu naho inzu y'ibiti ntabwo ari ubuturo bwera ahubwo ni icumbi ryo kugama mu imvura ryo kugama mu izuba ariko ahera ni mu mutima w'umuntu ubwo ni ukuvuga ngo ijuru kuko ingoma y'iteka yo rero naho Imana ituye hatagira iherezo hahoraho kandi huzuye umunezero nizo mpamvu iteka ingoma y'iteka tugiye gusoma muri Daniel ibice 2 mbere ko tuhasoma pastor reka nkubaze wenda iki kibazo navuga wenda gifite challenge nk'ubu ngubu tuvuga aka kanya uramutse ushinze idini reka mbyite gutyo cyangwa itorero simbizi warizabye uvuga yuko abo bantu baje gusenga baje mu nzu y'Imana oya ni ingoro ni ukuvuga ngo inzu y'Imana bayitirira Imana ariko si inzu y'Imana kuko usengeye mu rugo n'usengeye mu rusengero basubizwa kimwe kandi Imana ikabumva kimwe
ndetse n'abatarubaka ni inzu y'Imana. Ni cya gihe kera bari batari bubatse, ahubwo n'abari gutangiza uyu munsi batari bubaka, bagenda bakajya nko munsi y'igiti bakahurira. Iyo ni inzu y'Imana, kuko Imana ireba imitima itareba inyubako. Nizo mpamvu ari mu byakozwe mu 17 karavango Imana ntishobora gutura mu nzu zubatswe n'intoke z'abantu, nuko ahibona ubuturo bwayo ari mu mitima kuko na Yesu ubwo yaravuze ngo ntimuhagarike ibitima yanyu, mwizera Imana nanjye munyizere, kuko mu rugo rwa data hari amazu menshi, iyaba atariyo bababwiye ko ngiye kubategurira ahanyu, ariko ubwo ngiye kubategurira ahanyu nzagaruka mbajyane iwanje kugira ngo aho ndi namwe muzabeyo. Ntabwo tukeneye amazu mu ijuru. Yesu ashaka kuvuga akoresheje rangaje twumva, kuko abantu batura mu mazu. Kuvuga ngo mu rugo rwa data hari amazu menshi ni ukuvuga ubuturo, si ukuvuga inyubako. Ahazaba natwe tuzabeyo, kuko mu ijuru nto twakenera kugama izuba ntarizabayo. Izo mpamvu hari tugiye kuganira noneho rero ijuru ni ahantu Imana ituye ariko hahoraho hatagira ingabano. Noneho tugiye kureba ahubwo ibyiza byaho. Ibyiza by'ijuru dusomye mu byahishuwe ibice 7:16 haravuga ngo ntibazicwa n'inzara ukundi, ntibazicwa n'inyota ukundi, ntibazicwa n'icokere, ntibazicwa n'izuba. Bisobanura ngo aho ngaho hitwa ingoma y'iteka. Dusomye hano muri Daniel ibice 2 umurongo waho wa 44 haravuga ngo nuko ku ngoma zabo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzazungurwa n'irindi shanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Ubu ni ubwami buzarimbura nyine. Daniel yashaka kureba ingoma y'abakarudaya yari imaze gutambuka, ingoma y'abamedi n'abaperesi, ingoma y'abagiriki, ingoma y'abaroma. Avuga ko zagaragaje ubutware bukomeye ku isi y'abantu, ariko hano ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana igiye kuzana ubundi bwami bugiye gusimbura ubwo. Bwo ntabwo buzasimburwa n'irindi shanga, ahubwo ni ubwami buzabaho iteka ryose, kandi buzahaba bubanje kumenagura ubwo bwami bundi. Nuvuga ngo ubwami buzaba bumaze guhanguka butazongera gusubiraho, niko kumenagurika kwabo. Ibyiza rero byabwo, ingingo ya 2, nuko hatazaba inzara kuri iyo ngoma y'iteka, naho tuzaba hatazaba urupfu kuri iyo ngoma y'iteka, ntihazaba inyota ngo abantu bagire inyota kuri iyo ngoma y'iteka. Iyo ngoma y'iteka ntigira izuba, ntigira n'icokere, kuko hariya ibyiza byaho dusomye mu byahishuwe ibice 21 umurongo wa 22 haravuga ngo sinabonye urusengero aho hantu. Turebe uko havuga 21 umurongo wa 22 haravuga ngo icyakora sinabonye urusengero muri urwo rurembo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari wo rusengero rwaho. Nta nyubako nyine, ahubwo Imana ni rwo rusengero, kandi urwo rurembo ntirugomba kuvirwa n'izuba cyangwa n'ukwezi, kuko ubwiza bw'Imana ari bwo buruvira, kandi umwana w'intama ari we tabaza ryaho. Amahanga azagendera mu muco warwo, abami bo mu isi bazaneyo ubwiza bwaho. Nuvuga ngo ntihazakenera kuvirwa n'izuba, ahubwo Imana Uwiteka agira ingabo ni rwo rusengero rwaho, ariko ubwiza bwe nibwo buzahavira. Ni ukuvuga ngo umuco tuzahabona si uw'izuba n'ukwezi, ahubwo ni ubwiza bw'Imana buzahamurikira, kandi umwana w'intama ngo niwe tabaza ryaho hantu. Amazu rero urabona ko n'ukwezi yavuze ngo mu rugo rwa data, ariko Yohana yagiye mu ijuru avuga ngo sinabonye urusengero, gusa nabonye ubwiza bw'Imana n'ubwiza bwa Kristo aho hantu. Ibyiza byaho rero nuko mu byahishuwe ibice 21 umurongo waho wa 4 havuga ngo ntihazaba gutaka, ntihazaba kuribwa, ntihazaba umuborogo. Imana izahanagura amarira yose ku maso y'abazaba banesheje. Nuvuga ngo nta kurira, nta gutaka, nta kuribwa, azaba ari umunezero w'iteka, nkuko Yesaya 61 umurongo wa 7 havuga ngo ni umunezero w'iteka
nzara nta kindi kizabayo, nta gutaka, nta kuribwa, nta kibi kizegera iryo juru. Nuvuga ngo amahanga yose azazana y'ibyiza agendere mu muco w'iyo ngoma. Iyo ngoma ni yiteka. Ibyiza byahoro ni byinshi, kubona abantu batazicwa n'inzara, kubona abantu batazicwa n'inyota, kubona abantu batazarongora ngo baje gukwa, kuko ibintu bizana intambara ni ukurya no kunywa no kurongora. Muri Luka hari ibice 17:26 aravuga ngo uko byari biri mu minsi ya Nowa niko bizana mu gihe cy'umwana w'umuntu, ngo bararyaga, baranywaga, bararongoraga. Ibyo nibyo byazanaga intambara ubundi, iby'abantu bapfa. Ariko ku ngoma y'iteka ni ingoma y'umunezero udashira, ni ingoma itagira iherezo, ndetse n'abazajayo ni budapfa. Nukuvuga ngo nta rupfu ruzabayo. Ku ijambo ry'Imana avuga ngo urupfu ntiruzongera kubaho ukundi, nta kuribwa, nta gutaka, nta muborogo. Imana imaze guhanagura amarira yose ku maso y'abera banesheje, byose bizaba bishize. Ingingo ya 3 reba abazajayo n'abameze bati. Abazajayo ese ni bande? Ni ikibazo abantu bibaza cyane. Ariko ijambo ry'Imana rivuga ko abera bazaja muri urwo rurembo ko nta kibi kizahegera, kandi amahanga yose azazana ubwiza bwaho muri urwo rurembo rwiza. Ni ukuvuga ngo abazajayo n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi, nk'uko ijambo ry'Imana rivuga muri Daniel 12:3 ravuga ngo abahinduriye benshi ku bukiranutsi abo ngabo bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Ni ukuvuga ngo bagomba kuba barabwirije ubutumwa bwiza bakihanisha abantu. Iyo ni inshingano y'abera. Nese pastor, niba tuvuge mu ijuru wenda, niba nta numva ngo hari ranka zizaba, niba nabyita ranka, abantu bazaba batandukanye ku byo bazaba barakoze. Hari abazaka ngo nk'inyenyeri. Ibyo bizaba bimaze iki mu gihe nyine n'ubundi umuntu azaba yisanze mu ijuru, nta mazu n'ubundi ahari, ntaki? Izo range ni mu buryo bw'umwuka. Yesu yaravuze ngo tuzasangira vino mu bwami bw'ijuru, ayita vino nsha. Vino nsha bisobanura ngo ni ibyo kurya by'ubugingo. Na range ni ibyo ni mu buryo bw'umwuka, nta zisi, kuko ntabwo tuzakenera imyambaro y'abisi ngo tugire amapeti. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nta myambaro ibayo, kuko abantu bazambara ubwiza bw'Imana. Noneho amahanga azana icyubahiro cyayo. Ubwiza bw'Imana buzabamurikira kandi bambare ubwiza, bambare ubwiza nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo abifuzaga kuzarongora bageze mu ijuru. Matayo 22:23 Yesu yarasubije ngo mwarapfuye, mwarahabye, ntabwo muzi imbaraga z'Imana n'ijambo ryayo. Mu ijuru ntibarongora, ahubwo bambara imibiri y'ubwiza isa n'iy'abamarayika. N'uzaba wanduye azinjira mu munezero w'iteka. Izo ranke ni mu buryo bw'umwuka. Vino nsha ni ibyo kurya by'umwuka. Ibi byibushe tuzabagirwa nuko tutazongera gusonza, kuko kubyibuha kuruta ibindi nuko utagira inzara. Abarya bagahaga barongera bagasonza. Ariko mu ijuru kuko nta nzara izabiriyo, tuzaba tubyibusha iteka ryose. Ni mu buryo bw'umwuka babivuze. Muri Yesaya 25:6 avuga ibi byibushe. Ntabwo ari ibi byibushe ngibi bibasa by'isi, ahubwo ni ukugira ukwijuta bihoraho. Nuvuga ngo ukumva uhaze bihoraho. Niwo mubyiho dufite ico gihe. None ubwo na ya vino tujya twumva ntagizigere umwuka, ko nta nzara ibayo ngo abantu barya, nta nyota ibayo ngo abantu banywa. Ibyo rero ni mu buryo bw'umwuka babivugaga ko tuzabisangira tugeze mu ijuru. Kandi imvugo sembolike y'Imana, kuko yabwiye Abisirayeli ngo nzabajana mu gihugu cy'Ikanani y'isi, kizaba gitemba amata n'ubuki. Nta gihugu gitemba imigezi y'amata n'ubuki kibaho, ahubwo ni imvugo y'Imana kugira ngo abantu mve ko hari ibyiza. Niyo mvino nsha Yesu yashaka kugaragaza ko itazaduhaza nk'iyo tukinywa hano turi ku isi, kuko basogokuruza bacu bariye manu mu butayu irashira barongera barasonza. Ariko umutsima ari wo mubiri wa Yesu Kristo aravuga ngo urya umubiri wanje akanywa amaraso yanjye ntazasonza iteka ryose. Ni ibyo kurya by'ubugingo. Bazaba bameze bate rero? Urumva bazaba
ari abahinduriye benshi ku bukiranutsi, azaba ari abemeye gusangira ubutunzi bwabo na rubanda nk'uko byanditswe muri Luka 18:18 kugeza kuri 26. Bazaba ari abashe kubana n'abantu bose amahoro. Abaheburayo 12 umurongo wa 14. Bazaba ari abantu babashije guhamya. Matayo 10:34. Bazaba ari abantu barenganirijwe gukiranuka. Matayo 5 umurongo waho wa 10. Bazaba ari abantu bagendeye mu nzira nziza zo kuguriza. Luka 6:34. Noneho bazara abantu bakoresheje impano neza 7. Noneho ni Matayo 25 umurongo wa 14 kugera 31. Bazaba ari abantu baciye mu mibabaro, ibyahishuwe 7 umurongo wa 14. Bazaba ari abantu bihanganiye ibigeragezo, Yakobo 1:12. Bazaba ari abantu barushanirwe nk'uko bikwiye, Timoteyo 2:2 umurongo wa 3 kugeza kwa 5. Bazaba ari abantu bumviye ubuyobozi, Abaheburayo 13 umurongo wa 17. Bazaba ari abantu bakoreye abera, Abaheburayo 6 umurongo wa 10. Nukuvuga ngo icambere bagomba kuba barahinduriye benshi ku bukiranutsi, ica kabiri bagomba kuba barashoboye gusangira ubutunzi bwabo na rubanda, ica gatatu bagomba kuba baritoje kubana amahoro n'abantu bose, ica kane bazaba barashoboye guhamya. Matayo hari 10:34 yavuga ngo uzatinya kumpamiriza imbere y'abantu nanje nzatinya kumuhamiriza imbere ya Data. 5 bazaba ari abantu barenganijwe gukiranuka. 6 bazaba ari abantu banyuze mu mategeko yo kuguriza neza. 7 bazaba ari abantu bakoresheje impano neza. 8 bazaba ari abantu baciye mu mibabaro. 9 azaba ari abantu bihanganiye ibigeragezo. 10 azaba ari abantu barushanirwe nk'uko bikwiye. 11 azaba ari abantu bubasha ubuyobozi bwabo bw'isi bwabo bw'itorero. 12 azaba abantu bakoreye abera nk'uko byanditswe mu Baheburayo ibice 6 umurongo wa 10. Avanga Imana ntikiranirwa ngo yirengagize imirimo twakoreye mu isi, kandi twubaha izina ryayo ubwo twakoreraga berana n'ubu tukibakorera. Nukuvuga ngo ibyo bintu ni byinshi biranga bakwiriye kuzajayo. Nukugira ngo witekerezeho rero. Noneho rero twumvise bazaba bameze bati. Niba warihanishije abantu uri mu ntambwe yo kuganayo. Niba warashoboye gusangira ubutunzi bwawe na rubanda uzaba uri kuganayo. Ntabwo gusangira ubutunzi na rubanda ari ukugurisha ibyawe ngo bitange byose usigariramo, ahubwo ni ukuzirikana abakene nk'uko byanditswe muri Yohana ya mbere 3 umurongo wa 17 haravuga ngo umuntu muri mwe iyo afite ubutunzi bw'isi akareba mugenzi we ko akennye akamukingira imbabazi, yaje abesha ngo urukundo rw'Imana rwageze muri we rute. Nuko nguko kugirira impuhwe gusa abakene nibwo butumwa bwiza. Ntari ukugurisha ibyawe byose ngo biha abakene, ahubwo nuko bikwibuka ababikeneye, abafite inzara n'inyota, bitari ibyo gukiranuka, kuko ibyo gukiranuka wabirangije ubwo wabwiriza ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo none bazaba bameze nkande. Ku ijambo ry'Imana tubwira abakiranutsi. Ako tukiraho ngaho pastor. Kuri 7 numva bavuze ngo bazaba ari abantu bakoresheje impano yabo neza. Gukoresha impano neza kare sinzano nabonaga ikiganiro umuntu ari kuvuga ngo aba bantu baririmba indirimbo secure bwo no kuvuga indirimbo zitari za gospel. Baririmba indirimbo z'urukundo zitandukanye. Ubwo ngo nyine ngo bari mu nzira niba navuga ngo igani kuzimu niko we yarari kubisobanura uwo muntu. Ubwo mu bantu bakoresheje impano neza ni abantu bakoresheje ni impano impano ntabwo zihabwa abapagani. Impano Imana ibara ni z'abakristo. Ni z'abakristo kuko Imana ihamagaye abantu bakaja mu itorero igaba impano. None abazikoresheje neza ntabwo ari impano z'umwuka gusa, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe yabahaye ubwenge, abandi bahakumenya, abandi bahakurondora, abandi bakuvuga indimi, abandi baguhanura, abandi bagukiza abarwayi, abandi bakwizera, abandi bagukora ibitangaza, abandi bagusobanura indimi. Ntabwo ari izo gusa, ahubwo ni impano zo kugaba, nazo ni izindi impano kuzikoresha neza. Hari abantu badatangira impuhwe ari ukwiteganiriza. Ijana ukamugabiringa gusa ubushake ngo nanjye igihe nzaba ntazo mfite niwe wazandwa, ubwo suri gutabara.
Nese umuntu aguhaye imodoka ufite iyindi aragutabaye kwaguhaye igisanzwe rero niko gutanga impano neza gutanga impano neza ni ukuyiha uyikeneye ntabwo ari ukwiyamamaza rero impano siza umwuka gusanga bashaka kuvuga ahubwo nizo kugaba n'impano dutanga nazo twari dukwiye kuzitanga twarebye uyu muntu arayikeneye ubwo suratabaye kugira ngo Imana yandike ngo koko yakoresheje impano neza ubwo rero ibisabwa turabyumvise hariya noneho bazameze nkande muri Ezekiyeli ibice 14 umurongo wa 12 kugeza 14 ravuga ngo ijambo ry'Uwiteka ryangezeho rirambwira riti mwana w'umuntu igihugu nikinkorera icyaha nanjye nkakiramburaho ukuboko kwanje kagikuraho urwishingikiriro rw'umutsima kagitsembaho abantu n'amatungo naho caba kiri mwaba bantu batatu bameze nka Nowa na Yobu na Daniel gukiranuka ko kwakiza ubwaho bugingo ariko isi yose yahinduka umwirare yahinduka amatongo bisobanura ngo mwisezerano rya kera hari Nowa yari umuvuga butumwa wo gukiranuka akaba Yobu umukiranutsi utunganye wirindi bibi akaba Daniel umunyamasengesho werekezaga amaso Yerusalemu yakinguye amadirisha kugira ngo atabarize ubwoko bw'Imana abo bantu bashize ku rwego rutangira Nowa Yobu na Daniel rwo gukiranuka hari abandi bakiranutse ariko abo baza kwisonga nkuko mwisezerano risha mu gitabo ca Rick Warren yavuze uwitwa Paulo uwitwa Dorcas n'uwitwa Stefano ko bari ingenzi ku rutonde ari abambere ariko nabandi bakiranutsi bari bahari none uzaba umeze nka Daniel akaba ameze nka Yobu akaba ameze nka Nowa kuko Ezekiyeli bivuga ijambo ry'Imana rivuga ngo gukiranuka kwe kuzakiza ubwe bugingo kandi rero umuntu wese azaburana nizo mpamvu abantu bose bazahagarara imbere y'intebe y'imanza ya Kristo kugira ngo buri wese ahabwe ibihwanye n'ibyo yakoze akiri mu mubiri byaba byiza cyangwa byaba bibi ni ukuvuga ngo ico gihe nta canduye kizaruremba nta canduye kizagera mu ijuru nta gihumanya kizajeho niko ijambo ry'Imana yavuga mu byahishuwe ibice 21 murongo wa 26 icanduye cyose igihumanya cyose nta nubesho zarigeramo nukuvuga ngo ni ingoma y'iteka umunezero w'iteka amahoro y'iteka ubwo rero uzaba umeze nka Nowa umuvuga butumwa wo gukiranuka uzaba umeze nka Yobu umukiranutsi utunganye uzaba umeze nka Daniel wirindi bibi n'amafuti nkuko ijambo ry'Imana rivuga hariya muri Yobu ibice 3 havuga ngo waboneye Yobu kwari umukiranutsi utunganye ukirinda ibibi kwirinda ibibi niko kwatuma umuntu agera mu rurembo rwera Daniel ibice 6 hari ku murongo wa 1 kugera kwa 3 havuga ngo abajenama n'ibikomangoma n'abanyarukiko bashakisha impamvu yose yarega umukozi w'Imana Daniel ngo bamuburaho igicumuro cyangwa amafuti uwo muntu rero akwiriye kwicara aho hantu mu ngoma y'iteka akazabaho iteka ryose abantu bazaba mu munezero w'iteka bivuga ngo hari ibyiza byinshi kuko batazongera kurya hari ibyiza byinshi kuko batazasonza hari ibyiza byinshi kuko nta rwango nta ntambara ibayo biriya biza byose byatwokamye nyuma y'igicumuro cya Adamu byose bizaba bishize nta soni zizabayo nta kunuka kuzabayo nta ndwara izabayo nta nzara ibayo nta ntambara ibayo nta n'urupfu rubayo azaba ari umunezero w'iteka aho tuzatwicaranye na Yesu ari buryo bwa se hariya muri Yohana ya 1:2 aravuga ngo uko tuzasa ntikurerekanwa ariko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe tuzamureba ukwari kandi ijambo ry'Imana avuze ngo ufite ibyo byiringiro yiboneze nkuko na Kristo nawe ubwe yiboneye nono ibyahishuwe hariya 3:21 aravuga ngo uzanesha wese niwe uzicarana nanje ni Yesu wavugaga ku ntebe yanje y'ubwami nkuko nanje naneshe nkicarana na data ku ntebe ye tuzaba twicaranye n'Imana tuzaba dusa na Yesu
nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo ijuru ni intebe yanjye, isi ni intebe y'ibirenge byanjye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abagwaneza kuko bazaragwa isi. Nico gihe tuzaba twicaye mu ijuru dukandagiye ku isi, kuko hari intebe yacu twicaye nahacu, n'ahari ibirenge byacu naho nahacu, kuko Imana izaba iberaho si carimwe kuba tuzasa na Yesu, nawe akaba yujuje kondisiyo yo kuberaho si carimwe tuzasa nawe. Ijuru rero ni intebe y'abera, ikaba isi ikaba intebe y'irenge by'abera, nuvuga ngo hose nahacu. Izo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Ni hahirwa abagwaneza kuko bazaragwa isi. N'indirimbo ivuga ngo hariho indi si nziza cyane twasezeraniwe n'Imana, tuyitegereze twize kuko data yidufitiye. Ni ukuvuga ngo byose bizaba biri mu biganza by'abera. Ni ukuvuga ngo mbona ijuru risha n'isi nsha, kuko ijuru rya mbere ryari ritakiriho, n'isi ya mbere yari itakiriho, n'inyanja yari yakabye. Mbona ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru. Bisobanura ngo Imana kubizaba hagati y'ubwoko bwayo, igaturana nabo, ikaba Imana yabo, bakita ubwoko bwayo. Nuvuga ngo bazicarana n'Imana muri iyo ngoma y'iteka ryose, ingoma itagira amaganya, ingoma itagira umubabaro. Ndasabira bene data batwumva mu mahanga yose kugira ngo twumve ko aho hantu ari aho kwifuzwa pe. Ahantu hatagira amaganya, hatagira umubabaro, ahantu hatagira gusonza, ntihagire kuribwa, ahantu hatagira inyota nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Hariya muri Byahishwe 7 umurongo waho wa 14 haravuga ngo bariya se bambaye ibishura byera ni bande kandi baraturukaye. Ijambo ryavuze ngo bariya nabavuye muri urya mubabaro, ngo kandi bameshe ibishura byabo bagejesha amaraso y'umwana w'intama. Ngo nizo mpamvu bahora imbere y'Imana bakayikorera ku manywa na nijoro mu ihema ryayo. Imana ikababamba ihema ryayo. Noneho ngo ntibazicwa n'inzara ukundi, ntibazicwa n'inyota ukundi, ntibazicwa n'icokere, kuko umwana w'intama uri hagati ya yantebe azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo. Amazi y'ubugingo ni ubugingo, kandi Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo. Abo bantu rero bazanjira mu munezero w'iteka. Nta mahoro yuzuye twabona muri iyi si. Yohana 14 umurongo wa 27 yaravuga ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanje ndayabahaye, sinyatanga nk'abisi. Amahoro yanje ntanga ntazaramba iteka ryose. Muri Yesaya 48:24 aravuga ngo nta mahoro y'abanyabyani kuwiteka nyiringa bavuga. Amahoro yuzuye tuzayahabwa tugeze mu ijuru, aho tuzimana na Yesu ari iburyo bwa se, tukima ingoma y'iteka ryose itazasimburwa n'irindi shanga. Ingoma izahoraho, nta bundi bwami buzaza nyuma yaho, kuko izaba imaze gusiribanga ubwami bwose bwabaye ku isi. Ndasabye gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga.